umubyeyi ufite ibintu byinshi Imana yamuhaye, Imana ihagurukije bitewe n'ibibazo biriho ndetse ibibazo by'ingo, ibibazo bitandukanye. Imana nawe iramuhagurukije muri kino gihe. Turakwakira kuri gusenga rwa Murakoze cyane. Uratwibwira amazina yawe n'abaturutse? Nitwa Isimbi rya Yesu, ndi umumama ukunda Imana, ukunda n'umuryango, ukunda n'ingo. Amen. Wagurukiye kurwanya Satani mu buryo bwose uri kurusenya ingo. Icyorezo cyitwa divorce ndakirakariye. Urakirakariye cyane. Nzakirwanya mu buryo bwose. Nashimiye Imana guhura na pastor hano muri studio za gusengarwa. Imana ishimwe. Ndi umumama, mama w'abana 4, haba umugore w'umugabo umwe witwa Irambona Herve. Tuzatize ko tuzamubona nawe cyane rwose. Tuzamubona n'abana. Turakwishimiye cyane. Murakoze cyane. Hanyuma ukaba ufite channel yitwa Isimbi nawe? Irisa TV. Irisa. Yego. Njye witwa Isimbi rya Yesu. Wowe witwa Irisa TV. Imana ishimwe. Bakunze gusengerwa, ndahamya neza ko atari ubwa mbere muzamubona. Muzajya mukunda kumubona atambutsaho iki kiganiro, kandi ndabarakiye kugira ngo mujye mugikurikirana ndetse no kurikirana iyo bazajya gukurikirana uko umuko Imana azagenda agushoboza. Reka rero dusenge, kandi ni ikiganiro cyiza cyane. Imana igumugisha. Amen. Mana turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye ko ushobora byose, tugushimiye ko warinze umubyeyi ukana umutware ukana abana, kandi tugushimiye ko natwe waturinze. Nushimwe ntabwo icyubahiro. Twemerere tukugira umugisha abantu bazakurikirana ikiganiro, bazahembuke, bazagira aho bava bagena bashika. Ubwo muhagurukije buri muntu wese watanze impano zitandukanye nkuko twabivuze, buri muntu wese uzamukoresha mu buryo bwe. Ndasenze kugira ngo mushigikire, imbaraga z'Imana zimubeho, umuka Imana mugote, kandi tugushima umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro azahembuke. Mwami Yesu Kristo kizajya kimuvana kijye naho kimushyitse. Tugushime ko natwe muri byose kuva atangiye kugeza ashoza kwa muri byose, mu izina rya Kristo Nazareti. Amen. Murakoze cyane. Uyu munsi twifuje kuganira, kandi turaza kuganira rwose kuko nicyo niyemeje. Ndaza kuvuga n'ijwi rirerire. Iyo ndi kuvuga n'ijwi rirerire bisaba guhaguruka, ariko reka nicare kuko tugiye kwiga ku mahame ya Irisa. Nahagurukanye nza hano muri Gusenga TV, nemera kwiga. Tumaze kwitegereza gusengarwa, tumaze kwitegereza ibibazo biri mu ngo, ibibazo biri mu muryango, ibibazo biri mu buzima busanzwe bw'igihugu cyangwa se bw'abantu muri rusange, twasanze hakenewe ko abantu biga, tukagabanya gatoya ibintu byo gufatwa n'amarangamutima gusa, byo gukorera mu marangamutima, ahubwo tukongera tukicara hasi, tugafata ibirenge byacu tukabishyira hasi, tukiga ibintu twitonze neza buhoro buhoro. Mu birebana rero no kwiga, twifuje kumenya ngo ese ibi bintu birapfirahe, ibintu bibera mu ngo bipfirahe ko abantu bakundana, abantu bigashyuha, tukababona bifotozanya bateye ivi, tukababona urukundo rusa nk'urwaturaje amajoro, benshi twabuze ibitotsi, benshi twatitiye amaguru, benshi ibintu byari bikomeye, hahandi wibaza ngo urukundo rwose. Ako niki gituma ibintu bisenyuka? Niki gituma je t'aime ivamo ndagutema? Niki gituma divorce ziri kwiyongera? Niki bigenda gute? Kuki abantu bagera mu rugo ibintu bikanga? Kuki abantu babana ibintu bikanga? Kuki ubonana n'umuntu kumva wifuje kwa inshuti yawe, ariko mwabana igihe kinini ukabona kubana birongeye biranze? Icyo kibazo twarakizeho hamwe no gusenga. Twafashe igihe turasenga, twafashe igihe turasoma ibitabo dushakisha ubwenge, twafashe igihe turiga ibirebana na counseling, ibirebana no kujya inama n'abantu batandukanye. Ni ikintu cyambabaje cyane
kubirebana n'ibikomere. Ese abantu niki gituma Kristo atubohora akaduha agakiza? Bibiliya iratubwira ngo mbahaye agakiza, ngo yaje gutanga agakiza kandi kuzuye. Nyamara twaramwakiriye ariko agahinda karatwishe, twaramwakiriye ariko umubabaro tukomeje kubaho mu mubabaro, twaramwakiriye ariko turafata tukakira ibintu bikaducika, twaramwakiriye ariko ingo ziratunaniye. Ibi bintu birapfirahe. Aho rero niho twatekereje, turavuga tuti reka twige, ariko twige kubirebana n'imitekerereze ya muntu. Umuntu atekereza ate? Ese umutima w'umuntu ni iki? Iyo Bibiliya ivuze ngo umutima w'umuntu, hari cyanditswe nifashishije kiri muri Proverbe, Imigani igice cya 20 umurongo wa 27, aravuga ngo umwuka w'umuntu ni urumuri yahawe n'Uwiteka, rusesengura ibihishwe mu mutima. Umwuka w'umuntu ni urumuri yahawe n'Uwiteka, rusesengura ibihishwe mu mutima. Aho hantu ndi buhavugeho ikintu kivuga gutya: umuntu ubona, sheri wawe, umugabo wawe, umwana wawe, umuturanyi wawe, umuntu nanjye ubwanjye uri kubona hano, umuntu agizwe n'ibice bitatu. Umuntu ni umuntu, umuntu ni umwuka, umuntu ni umubiri, uyu mubiri tubona, umuntu ni ubugingo. Ibice bitatu bigize umuntu. Iyo uvuze ngo umuntu uba uvuze iki? Iyo bavuze ngo umuntu, iyo undebye ubona iki? Hari bamwe ushobora kubaza ngo isimbi ni muntu ki? Ati namubonye ni umumama muto, umumama w'imibiri yombi w'ibihogo, ni umupapa ufite inda nini, ni umupapa muremure, ni umugabo umeze gutya na gutya. Ukavuga uti umuntu namubonye ameze atya. Hari ikindi kintu gisesengura umuntu apa uyu nguyu, bya bindi Imana yabwiye Samweli, iramubwira ngo warebye nk'uko abantu bareba, nyamara Imana ntireba ku gihagararo, ahubwo Imana ireba mu mutima. Iyo uwo mutima rero twifuje kuwigaho, kuko na hano Bibiliya iravuze ngo umwuka w'umuntu ni urumuri yahawe n'Uwiteka, rusesengura ibihishwe mu mutima. Muri make hari umwuka. Dufashe urugero rwa avoka igira urubuto, haba urubuto, hakabaho n'ikinyamanyama niba ariko twabyita, hakaza kubaho na cya gishishwa cy'inyuma. Igishishwa cy'inyuma tukigereranye n'umubiri uyu nguyu tureba, hanyuma avoka nyayo ya yindi turya tuyigereranye n'ubugingo, kuko ni ibice bitatu bigize umuntu. Ubugingo ni ukuvuga ngo ni mu marangamutima, ubugingo ni hahandi mu Kinyarwanda twebwe tubyita ngo ni umutima. Byitwa umutima ariko byitwa ubugingo, cyangwa se tongere tubyite ame, soul mu Cyongereza niko babyita. Hanyuma hakabaho noneho na spirit, umwuka. Mu Kinyarwanda byitwa umwuka gusa, ariko habaho umwuka uyu duhumeka, hakaza kubaho n'umwuka ugenga umuntu, spirit. Ariyo Bibiliya yavuze ngo umwuka w'umuntu ni urumuri yahawe n'Uwiteka, rusesengura ibihishwe mu mutima. Muri make umuntu ni umwuka. Umuntu ni umwuka, kuko inyuma y'umuntu cyangwa imbere mu muntu habamo umwuka. Havamo umwuka hakazamo ubugingo, ariyo marangamutima, hahandi hajya hakomereka, hahandi habaho mu bukene. Umwuka w'ubukene uraza ukafekta marangamutima, ari byo twita ubugingo. Ubugingo bukaza gutera umubiri kugira isoni, kugenda n'isoni. Bakubwira ngo tubwire ijambo rwose warabatuwe, ugahita uvuga ngo reka da biriya bintu sinabishobora. Icyo ni igikorwa kiba cyarabereye mu marangamutima. Ni ukuvuga ngo umwuka wa wundi twita umwuka, ariwo Bibiliya ivuga umwuka utandukanye n'uyu duhumeka, ategeka amarangamutima, ategeka soul, ategeka ubugingo. Ubugingo bugategeka umubiri gushyira muri pratique. Ari byo bya bindi umuntu avuga ngo nagiye kwisanga, ngo nisanga nasambanye. Wabaza umuntu ati ni gute ukubita umugore wawe? Ati nagiye kubona mbona ndamukubise. Ntabwo igikorwa cyo gukubita umugore ujya kubona ukabona kirabaye. Habaho ihererekana bubasha. Hari igikorwa gikorerwa mu mwuka, kigahereza komande mu bugingo, ariho mu marangamutima, bigahurirana n'ibikomere byawe, bigahurirana na personalite zawe, arizo tugiye kuvuga uyu munsi, byarangiza bikactinga mu mubiri. Mu mubiri ukisanga wakubise umuntu rushya. Ntabwo rero ari ibintu biziraho. Bibiliya yavuze ngo umwuka w'umuntu ni urumuri yahawe n'Uwiteka, rusesengura ibihishe mu mutima. Imana ishimwe.
uyu munsi rero tugiye kwiga kuri personality. Tumaze kwiga umuntu niki, niba nawe ubona ubana n'umuntu cyangwa se nawe wimenye, ubanze wimenye wisesengure uvuge ngo nge ndi mu kahe gace k'umuntu, kuko abantu bari mu byiciro bine rwose nizo personality niki. Muraza kumbabarira, hari amagambo ntari bubone mu kinyarwanda neza, kuko ninjya kubisobanura ndavuga ngo personality bisobanura imiterere y'umuntu cyangwa se kamere. Nyamara kandi nanone imiterere no muri physique bavuga ngo hari umuntu uteye gutya, ariko munyemerere dukoresha ijambo ryitwa personality. Hari abantu Imana yabwiye ko izababwira no kuvuga indimi z'amahanga. Uyu munsi birasohoye uvuge ngo twize personality tubisubiremo rwose, kuko ni impano zacu, ni ibyacu n'abana bacu kumenya indimi z'amahanga. Ntunkubite rero ngo nakoresheje indimi, oya, nawe bivuge bisubiremo, ube fier uvuge ngo personality, twize personality rwose. Umuntu rero abantu bose kuyisubona, nawe ubwawe uri mu byiciro bine. Ibyiciro bine bigizwe umuntu personality. Nubona umuntu, yaba wowe ku giti cyawe, yaba umuturanyi, yaba umwana wawe, yaba uruhinja, kuko umuntu wese muri bya bice bitatu twavuze bigize umuntu, buri muntu arabigira. N'uruhinja ruri mu nda kurya barupima, bakarupima ngo muri ecography bakavuga ngo umwana ari gukura neza, akura body mu mubiri, agakuza ubugingo buri muri we, hanyuma agakuza n'ikindi twise umwuka. Uwo mwuka Imana ikiduhumekera muri wo, yabiduhumekeyemo, iduhumekeramo uwo mwuka. Uwo ni umwuka w'Imana. Ariko muri Edeni, nubwo atari byo ndibuvugeho uyu munsi, bagisohoka muri Edeni tayari imyuka twahise tugengwa n'umwuka wa Satani. Ariko kuko Imana yacu ishimwe, yazanye Yesu kugira ngo adusubizemo umwuka w'ubumana. Uyu munsi rero niyo ntambara tugira yo kuvuga ngo ni umwuka wa Satani cyangwa se ni umwuka w'Imana. Ariko Imana ishimwe, iyo umuntu yakijijwe, yabaye icyaremwe gishya, akizeza mu mutima we ko Yesu Kristo ari umwami, uwo muntu yakira umwuka w'Imana. Ariko umwuka wa Satani, kuko turi mu isi, yasi yabonye ishyano, cya gihe ijuru riravuga mu byahishuwe ngo wasi we ubonye ishyano kuko umubi Satani akumanukiye. Iyo ni parasite. Imana itubwirira, Satani nawe agahuhamo akavuga kandi kantu. Rero niyo mpamvu umugabo wawe, umugore wawe, umwana wawe, umuturanyi n'undi, iyo agukoreye ikintu ugomba kubanza ukamenya ngo ese agikoreye muri personality, muri kamere ye y'ukuntu ateye, cyangwa se kamere noneho habayeho undi mwuka ugenze uhumekeye aho hantu. Ni ukuvuga ngo turasabwa kugira amaso areba y'umwuka, amaso areba mu buryo bw'ubwenge, apana gufata umuntu gusa ukamufata nk'ibirayi biraho, kandi bitandukane. N'ibirayi tubasha kubitandukanya tukamenya ngo iyi ni kuruza, iyi ni bya birayi bindi byose, kinigi, iyi ni iki. Kuki tutabasha gutandukanya umuntu n'undi tukavuga gusa ngo abantu muri rusange? Kandi n'ibirayi bigira amazina, n'imboga zigira amazina, na ji igira izina. Ariko umuntu ugahita uvuga ati abagabo, abagore, abakobwa, abana, ntabwo abantu bose ari bamwe. Abantu bari muri ibi byiciro uko ari bine. Ibi byiciro bine rero ni ibihe? Kamere muntu, personality nenye. Personality ya mbere, hari abantu bitwa abakolerique, abantu bari mu cyiciro cyitwa kolerique. Ndaza kujya nirinda cyane kubisobanura mu kinyarwanda, kuko umukolerique ninjya kumuvuga ashobora kuza kwitwa umurakari, kandi ntabwo ari cyo bisobanura. Ni personality yitwa kolerique, ndaza kuyibasobanuriraho. Hakaba indi personality yitwa sangue, nta kibazo uyu munsi indimi turazivuga, ni umusange. Ikindi ni undi muntu witwa phlegmatique. Hakaba n'ikindi cyiciro cy'abantu bakane cyitwa aba melancholique. Aho harimo iki? Harimo abantu baba extravert, abantu amarangamutima yabo bayasohora byoroheje. Ukabona umuntu avuga ibintu bimurimo nk'uko ukuntu ndi kuvuga, ahantu hose wahaba, ahantu hose uwo muntu akavuga vuba vuba. Rero tukabyitiranya rimwe na rimwe, nguriya ni umunyamavuta, cyangwa uriya muntu arashabutse, cyangwa ngo nikundira ngo nguriya ngo niwe muntu wuzuye umwuka w'Imana. Ariko ntabwo ari cyo bisobanura, ahubwo ari muri personality y'abantu basohora amarangamutima yabo. Abo bantu ni abantu b'abakolerique n'abasange, turaza kubasobanurira neza. Ni abantu basanzwe muri kamere yabo basohora amarangamutima byoroshye.
muri personality harimo ibintu bibiri, harimo umuntu temperament ariyo ine, ibintu uvukana muri wowe, kamere yawe karemano, hakaza kuzamo nicyo bita caractère. Ni ikintu ufata bitewe naho wabaye, bitewe n'uburere, bitewe n'ibintu byinshi bitandukanye, n'abantu mwabanye, n'ibikomere, bya bintu byose bikagenda bikagushepinga bikakugira wowe. Rero iyo ufashe uburere n'ahantu wabaye ukongeraho icyo bita temperament, icyo uri cyo wavukanye, bibyara ikintu cyitwa personality. Nicyo tugiye kuvugaho ibyo bintu bine. Hari ubwoko bw'abantu bavuga, basohora ibintu bibarimo, bavuga ibintu bibarimo. Hariho n'abandi bantu baremwe mu buryo ibintu bibarimo babipfundikira, abo babita ba introverti, abantu bapfundikira amarangamutima yabo. Ntabwo ari uburwayi, nta nubwo ari ibikomere buri gihe ari cyo kibitera, nta nubwo ari uko afite abadayimoni, nta nubwo ari uko atafite umwuka w'Imana cyangwa ngo ntagire amavuta, ahubwo aremwe mu buryo bubika ibye byose bikorerwamo imbere, bikakorerwa iyo, byarangiza bigasohoka bimeze uko byakagombye kumera. Byaba bibi abitsi bibi, byaba byiza abitsi bibi. Nkuko n'abavuga, harimo abavuga ibibi, harimo n'abavuga ibizima. Ukabona umuntu rwose afite impano yo kuvuga, ariko wareba ibyo avuga ukavuga ati iriya mpano iyaba yagiraga nka content, uriya muntu wamuborokesha ibyanditswe yavuga kabisa. Ariko kuko nta kintu abitse muri we, araza gukoresha impano ye ze zo kuvuga, avuge nyine ibimurimo, kuko umuntu avuga ibimurimo. Umuntu wa mbere tugiye kurebaho ni umuntu witwa umukolerique. Ushobora guhura n'umugabo ufite personality itandukanye n'iyawe, mukitwa ngo murananiranye, kandi ari uko utabashije gusoma umuntu mubana uwo ari we, uburyo bamuvugisha, defoze nizi, kuko buri muntu Imana yaremye, umuntu wese uriho agira ibyiza aribyo twita qualité, akagira n'uruhande rw'intege nke. Niyo mpamvu ubu hari iruhande rwa mugenzi wawe kugira ngo uzamure intege nke ziwe, hanyuma abashe ufunge cyangwa se uzimangatanye intege nke ze, hanyuma intege ziwe nyazo, quality ziwe zikore. Ariko ntabwo wafata intege nke z'umuntu umwe ngo uvuge ngo uriya niwe muntu. Oya, umukolerique ni umuntu umeze gute? Abantu bafite iyo personality ni abantu bagira ambition cyane, bagira ishyaka, niba ariko nabyita, bagira ibitekerezo n'amaproje manini akomeye. Ni abantu bagira passion, bavuga bati iki kintu nzakigeraho, agahora afite amaproje, agahora afite inzozi, agahora kubwira inzozi afite, ukavuga ati mpaye uyu muntu none nta nubwo wa hano hafi. Ni abantu bahora barota ibintu bikomeye cyane, ni abantu bazi guplanifya ibintu, agupangira ibintu akabikubwira neza rwose, ukavuga ati uyu muntu ni plana ukomeye, bazi guplanifya ibintu byabo. Ndi kuvuga abantu bitwa abakolerique. Hanyuma aba bantu ni abalideri bakomeye, kenshi bakunze kubamo abayobozi, muzagenda mubabona. Ni abantu bahora, niyo umushinze ngo ushinzwe korali, ni abikora n'imbaraga. Ni abantu bagira imbaraga mu bintu bavuga, bagira imbaraga mu bintu bakora. Ikindi ni abantu bakora ibintu byabo vuba. Ikindi ni abantu bari direct. Niba umubwiye ngo ngiye ziniya, ni ziniya. Ibyo kumubwira ngo nageze ngo kuri haleluya ngo mpura n'umuntu, oya. Ni abantu bakunda ibintu byabo ko biba direct. Mumubwire rasa ku ntego. Kenshi uzasanga dushwana mu rusengero, akavuga ati aturiya muntu wabwirije aca hirya, ntabwo azi kukurasa ku ntego. Byatewe na kamere yawe ukuntu uteye. Wowe uri umukolerique, ushaka ngo barase ku ntego. Kandi mu rusengero, mu bantu muri kubwira, harimo abandi bantu baba bashaka utwo dukuru two hagati. Bafashwa na twa dukuru, za nzira z'ibizigu zo hagati. Nyamara uri umukolerique, ubumeze nkaho uri Mose, uvuga uti tuvuye i Kanani, tuvuye muri Egiputa, mbwira tugeze i Kanani. Ibyo iby'inzira ubutayu n'ibiki ntabwo nshaka kubyumva. Abo bantu ni abantu bitwa abakolerique, bakunda ibintu biri ku murongo, bitavuze ibintu byinshi. Ntuvuga amagambo menshi, ahubwo umwereke ibikorwa. Bavugisha ibikorwa, ntibavugisha amagambo. Kenshi usanga tugiye kuvuga n'amadefo yabo, ni abantu bari determine, ni abantu bashaka resolution. Niba umubwiye ikibazo, witinda umubwira ikibazo, ahubwo mubwira igisubizo.
ibyo bintu uri kuvuga ubifitiye ikihe gisubizo? Ibyo waretse ibyo bintu byo kujya mu tuntu twishi urumva ngo ibyuma ngo nacometse, vuga ijambo rimwe, ukeneye iki, ngufashe iki? N'abantu bitereye gutyo rwose, kandi ibyo bintu birakenerwa. Abo bantu bagira defo rero zimeze gutya. Abo bantu ni abantu bari aggressive, kenshi ni abanyamahane. Ujya usanga bakubwira ati uriya muntu agira umushiha we, uriya muntu agira amahane. Ni abantu mu mutwe wabo bikunda, bihugiraho, bakunda ngo umubwire ibyo ashaka kumva, kandi umubwire ibintu bimureberaho, kandi umubwire igisubizo. Ntuzane ibintu by'ibibazo cyane, kuko ibibazo ntago abikunda. Ntabwo akunda ibintu adashoboye gukemura, akunda ibintu ari bukemure akabonera igisubizo. Ni abantu bari egocentrique, bikunda cyane. Ni abantu bari inaccessible, kuboneka kwabo rwose, kandi ushobora kumubura uri kumubona. Akigukubita amaso ahita avuga ati uriya muntu ibyo agiye kumbwira ndabizi, ntabwo nshaka guhura nawe, sinshaka kumwakira. Ari umuyobozi, kenshi abo bantu bakunda kuba n'abayobozi, ariko bagira icyo kintu cyo kudakunda kuko abantu babasanga cyane, ntabwo abikunda. Ikindi ni abantu bagira amahane, bavugisha ibikorwa. Iyo ari umugabo wawe cyangwa ari umwana wawe, tuvuga umugabo n'umugore, ari umugore wawe cyangwa umugabo wawe, mwanya wo kugusobanurira ngo ibi bintu bigenda gutya, aguha urushyi. Niba ari urushyi, niba ari ugusohoka mu nzu, arigendera, kuko ntibakunda ibintu bibatrubla mu mutwe. Rero uzasanga umuntu abaye umugabo wawe, turiya mugabo ararwana, ariko arwana nta muntu ushobora kuza gusanza usinziriye ngo agukubite urushyi. Hari ukuntu wamutangiye umuzamurira umujinya buhoro buhoro. Wowe ugomba kumenya ngo umuntu tubana ni umukolerike, ni umuntu umeze gutya, arakara vuba, akunda ibintu biri ku murongo. Niba ariko umuzi, wateguye ibintu vuba hakiri kare, ukirinda izo nkoni ze. Ukirinda ko aza kurakara, kuko iyo barakaye ahita ashyira mu bikorwa ibye, nyuma akaza kugusaba imbabazi, cyangwa se ntanazigusabe, bitewe n'uko umwuka w'Imana nyine yamuganjije cyane. Uwo ni umuntu wa mbere witwa umukolerike. Hari abandi bantu bitwa abasange. Abasange nk'uko twabibonye, umukolerike we yibaza ku bikorwa, ibye ni amaproje n'ibikorwa. Abasange ni abantu bakorera mu bantu. Niyo mpamvu usanga abantu benshi babakunda, kuko bakunda abantu, barizihirwa cyane. Ni abantu bari sociable, bakunda gusabana. Ni abantu bagira charismatique, niba ariko twabita. Ni abantu bigirira icyizere, bazi kuvuga ibi barimo, bagira amagambo asize amavuta, yandi nyine bavuga bati uriya muntu arasize kabisa, uriya muntu azi kuvuga, uriya muntu akunda abantu, babandi twita ngo bagira amavuta. Ni abasange, bakunda abantu, azi gutekereza icyo abantu bakunda, akamenya kuvuga icyo abantu bakunda, akamenya kumenya ubabaye, akamenya kumenya uwishimye, akamenya kujya gukuramo ibintu umuntu yari afite muri we. Bakunze kuba n'abanyamakuru cyane. Ni abantu bazi kunezeza rubanda, niba ariko twabyita, bazi kunezeza bagenzi babo. Ni abantu bagira confidence zo ku rwego rwo hejuru. Ushobora kuza ukamubwira ngo wowe, ahita akubwira ati yewe ku biro byanjye 50 na bingahe, ariko iyo umusanga avuze ujye ugira ngo afite ibiro 90. Ikindi n'abantu baba optimiste, bahora bazi ko ibintu bishoboka, ibintu bizagenda neza. Ntumuzaneho ngo ntibizagenda, bizagenda neza. Kandi ikindi n'abantu bazi gusaba imbabazi vuba. Iyo umusange akubabaje rwose, kwa kundi umutima w'ukunda abantu, abashaka no guhita abasaba imbabazi vuba, uwo muntu yoroshye kubana nawe. Abasange n'abantu boroshye kubana nabo. Ikindi muri bya bindi twahoze tuvuga, n'aba extravert, basohora ibintu bibarimo. Umusange wababaye urabimenya, n'abaturanyi barabimenya. Niba yaguze indege, ubwo mwese isi yose murabimenya. Niba babaye, abashaka ngo mwese mubabarane nawe, ntabone museka. Ni abantu bari sociable cyane, bashimisha abantu, baba optimiste, kandi bagira spontaneité, bazi kumenya ibintu n'ibihe byabo n'abantu n'ibihe byabo. Bakagira defo rero imeze gutya, ni abantu bajya bakererwa, kubera ko abafitanye gahunda n'abantu benshi. Yemera gahunda saa 5, akayemerera Jeanne, akayemerera Claude, kubera kwanga kumubabaza. Akemerera umuntu ko azamusura, yarangiza akanemerera umuntu kumusura. Ukaza kumusura usanga nawe yemeye gahunda yo kujya gusura undi. Ni abantu bikundira abantu, ariko iyo defo yo kwica gahunda barayigira. Ni abantu bajya bakererwa muri gahunda. Ni abantu basakuza, baba bavar, busa ahantu bari hose baba bavuga.
ni abantu bari superficiel rwose, ni abantu bivugira utuntu two hejuru aho ngaho, ashobora kukwemerera ibintu ejo bwacya akabyibagirwa ko yabikwemereye. Iyo basindaga banyweye inzoga wenda ari nk'abapagani, ni wa muntu ukugabira akagabira umuntu inka ejo yarayigaburiye none no. Kandi iyo dukijijwe twimukana za personality, n'ubundi iyo yuzuye umwuka yanezerewe akwemerera ibintu by'ibitangaza, yaza kuva muri mudu yo mu rusengero akaza kwibuka ati nyabune kuriya muntu se nka buriya bintu ndisubira gute. Usa n'abantu bari inconsistent rwose. Nta uyu munsi muhura n'umusange akubwira ko afite projet y'ihene, ejo mugahura nawe avuga ati bya bintu by'ihene nabivuyemo, noneho ubu ngubu ndi mu mushinga ufasha abana b'imfubyi, kuko yabyutse yumva amatangazo avuga ku bana b'imfubyi. Bwacya noneho ugasanga akubwira ati nyamara ndashaka studio rero, kuko ubu ngubu ndumva umwuka ndimo. N'abantu bagengwa n'amarangamutima. Iyo umufite ari umugore wawe cyangwa ari umugabo wawe uba wagatoye, kuko buracya akakubwira ati twemeje ko iyi nzu turi buyihe bari abana b'imfubyi. Umugore ati none se ibyo twarabivuganye, ariko nyine nabitekereje nabivuze namaze kuyimwemerera sheri, iriya nzu nayimwemereye, iriya telefone nayitanze, ibintu barexagera. Abasange ni abantu bakunda cyane kandi bakanga cyane, ni abantu batanga cyane bakagera ku rwego rwo gusesagura cyane, ni abantu amarangamutima yabo yoroshye kumanipira. Iyo batahuye n'umuntu bigisha cyangwa na mwuka wera ngo agukamura gutraining, nibo bantu batunga ibikomere byinshi, kuko barazamuka bakaza no kumanuka cyane. Ariko mwuka wera ntajya agorwa cyane, kuko iyo mukozeho gatoya arongera kandi akamera kwa kundi. Ni abantu rwose babandi twita ngo ni abantu basabana, ni abantu bakunda abantu. Abantu benshi barabakunda babiyumvamo kuko nabo bakunda abantu. Hakaza kuza abandi bantu bitwa abaflegmatic. Abaflegmatic ni abantu bagereranywa n'amazi, bagira stability, ni abanyamahoro. Genda tugiye imbere, umukolerike agira ishusho y'umuriro, umusange babandi bakunda abantu cyane bagira ishusho y'umuyaga. Nkuko umuyaga bawushyira mu icupa ukajyamo bakawushyira hehe, umuyaga ntaho utawushyira, niko abasange bameze. Abakolerike bo ni umuriro, ibyabo iyo uje kumwiyenzaho aragutwika, ibintu byo biba byatse muri bo bigurumana muri bo. Ariko abasange bo ni umuyaga rwose, aho yaba hose yahaba. Hakaza kukuzira abandi bantu bitwa abaflegmatic. Aba rero ni abantu bameze nk'amazi rwose, ni abantu bitwa abanyamahoro. Babandi ubababarire baba bari duse rwose, ni abantu bari calme, bakunda kwicecekera, bakunda ahantu hari bonyine, ni abantu barelaxa. Ubuhoro usanga nta kibazo agira rwose. Ntumuvangire muri bya bintu by'abakolerike n'abasange, ibintu byo gushyuhaguzwa ntabyo agira, ibintu by'ibyo biproje biza kumubuza amahoro byinshi. Ni abantu bakubwira ngo ntukipase muremure. Kuki ufite ibyo bintu, wakwihaye ibyo ushoboye. No mu nama ahantu yo muri kumwe n'umuflegmatic arababwira ati ariko ibyo bintu birakomeye, mwahereye kuri bikeya, mwahereye kuri bito. Ni abantu b'abanyamahoro bagira amatsiko menshi, ni abantu b'abadiplomate. Mu bintu utuntu twabo tube duke ariko dupanze. Ntabwo uzamusanga afite imyenda myinshi, no mu guhaha ntabwo ahaye ibintu byinshi, ariko ahaha utuntu turi ku mibare. Ibirayi tuzabirya iminsi niyi, dukeneye kamera izi nizi kuko tuzajya dutumira abatumirwa banaba, ariko umusanga iyo ahuye na kamera zose arazigura. Umuflegmatique warakubaza ngo niziki, akunda utuntu turi ku murongo, azi kwitegereza, bagira sense ya observation. N'abantu agera ahantu akaba observa mwese hanyuma akabiceceka. Ni abantu b'inshuti z'abantu bose, baba inshuti ariko bo batari nk'abasange. Inshuti zo zicecetse, agukoraho nk'ahantu akakubwira ati kandi naragukunze, yicecekeye atarisakuza cyane. Ni abantu bagira affection nyinshi, barakunda cyane ariko bituje, bidasakuza, bitari ibyo kujya gutanga amatangazo ku maradiyo. Nk'umusange ashobora kuza uyu munsi akavuga akabwira abantu bose ko agukunda, ejo mwashwana akabwira abantu bose ko yakwanze. Ariko
aba phlegmatique bafite consistance, bafite ahantu bahuriye n'abasange, ariko aho batandukaniye bo baba consistent. Ni abantu bagira inshuti imwe bakayimaraho imyaka utabara, kandi ukibaze se umuntu arankunda nta nkunda, ariko bari calme gutyo, bazi gukontrola amarangamutima yabo. Ntabwo apfa kubwira umuntu wese ngo ndagukunda nkuko wenda abasange bakora. Umusange abwira ijana ko abakunda, ariko umuntu witwa umuflegmatique ajya kukubwira ko agukunda yabisengeye, yabyanditse. Niba abantu bakunda kwandika utuntu twabo, ingingo ya mbere ingingo ya kabiri bavugira mu ngingo n'abantu bemerwa byoroshye, kandi n'abantu baba bari disponible, kandi yakubwiye gahunda ntabwo ajya yica gahunda. Umuflegmatique rwose iyo akubwiye ngo ni saa 4 ari yaranje akaza kuba hari, kandi akagutega amatwi akureba gutya, nta bintu byinshi, nta matelefone. Ni abantu bobserva batajya bakorera ibintu byinshi cyarimwe. Ntabwo yavuga ngo turi kuvugana ngo buretse gato nitabe telefone. Hoya, niyo ubimukoze ukamwitabiraho telefone arakomereka, kuko we ntabwo yabigukorera. Arakubwira ati niba turi kumwe kuki ujya kuvangavanga. Bafite utuntu bahuriyeho n'abakolerike, ariko bo ntago barakara, kuko n'abantu ibintu byose bazi kubyakira, bazi kwakira ibintu byose. Noneho defo zabo n'abantu bajya bijena cyane, kwa kundi utuntu twazi kudushira ku murongo. Abanza akamera nkaho ari wagira ngo iyo ntebe wamuhaye siye. Bagira defo yo kuba timide, n'abantu batavuga cyane, ububona n'amasoni menshi. Ni abantu bagira ubwoba bw'impinduka. Iyo umubwiye ngo yari yicaye hano ukamubwira ngo habaye ikintu gituma ujya kwicara hariya, ubu mwishe, ubu musubije inyuma, kuko aba yibaza ibintu byinshi. Nusi kuki utabimbwiye kare, kuki unyiciye gahunda. N'abantu bagira ikintu cyitwa gahunda, kandi ikindi bagira ikintu cy'igipessimist, banga impinduka nyinshi, banga gukomprometa, banga kwivuguruza. N'abantu aho kugira ngo yivuguruze aremera agapfa rwose, akavuga ati niba nari nabimubwiye uyu muntu mu ngo, iyo turi mu rugo ukaba ubana n'umuflegmatique akaba yemeye ikintu, ukamubwira ati mwuka wera aravuze ngo biragora guhindura. Arakubwira ati namaze kubivuga byarangiye, ni ya Pilato ngo namaze kwandikaho byarangiye. Ni abantu bagira indiscipline, naba indiscipline rwose ku rwego rwo hejuru. Ni abantu b'abanebwe, bakunda kugira defo y'ubunebwe. Ni abantu babaho badafite intego runaka. Buri muntu wese yamuyobora, buri muntu wese yamukoresha, buri muntu muri ya masoni ye no kudashaka kubabaza abantu ashobora gukoreshwa bitandukanye. Ikindi ni abantu bari teti, bagira umutwe munini, kugira ngo impinduka zibajye mu mutwe rwose birabagora. Ikindi ni abantu bari passif, baba aggressif, bashobora kukwagresa, ariko icyiza cyabo nubwo akwagresa mu mahoro. Ni wa muntu ushobora kuba muri gutongana, ntihagire umuntu umenya ko muri gutongana, akagutonganya rwose mu bucece. Abaye nk'umugore wawe cyangwa umugabo wawe, ni wandi bavuga ngo abantu bose bamukunze ngo ni umunyamahoro, wowe ukajya uvuga ngo ntabwo mumuzi, ni rwica ruhoze. Hari undi muntu witwa umumelancholique. Personalite ya kane tugiye gusorezaho ni personalite y'abamelancholique. Abo bagira ishusho y'ubutaka, y'isi, ni terre, ni isi rwose babandi. Aba bantu baratekereza cyane. Ni abantu batekereza, ushobora nko kumureba gutyo ukagira ngo muri kumwe. Yatekereje w'abandi, afite ma projet nka miliyoni yitekerereza gutya. Ni abantu bari trop prudent, ikintu cyose abashaka ngo abanza gisesengure, mwoka byaramwe mutamuvangira. Ni abantu baprevena. Iyo mukiri kumwe arakubwira ati nyamara ndabona ibi bintu bizagenda gutya. Ni umuntu mushobora kuba muri kudetingana, muri ari kugutereta, agatangira kuguplanifira n'igihe mwashwanye, ngo nituzajya dushwana tuzajya dusohoka kabiri mu cyumweru. Umuntu ntiturana abana, tuzajya dusohokana 3 mu cyumweru. Uwo muntu nubona umubona ujye umenya ngo ni umuntu witwa umumelancholique. Aratekereza cyane. Mujya kubana mubana mu rugo, tuzabyara abana 4, nurenza kuri abo bazaba ari abawe. Umuntu ushaka
nakubwira ari umugabo bamwe ati ndatwite utwite yande twarabiteganyije ni ukuvuga ngo ibintu byabo byose baba bashaka kubiprevena ni abantu bari organize ku rwego rwo hejuru ashobora kuba yaratekereje ubuzima bw'uko buzagenda agapanga no kumushyingura akabipanga rwose ni umuntu ushobora kurwara agahita avuga ati nukira bizagenda gutya nupfa bizagenda gutya ubwo mfite 5,000 ndamutse nkennye ejo reka mbike 2 ni abantu batekereza kure kandi bitonze ni abantu bari orienté kuri solution nuvuga ngo igihe cyose abashaka gushaka solution z'ikibazo uwo muntu agira plan ziri excessive zishobora no kugutera umujinya kuko aplanifya na bya bindi n'inyoni izatambuka akakubwira ati none se nitugira projet tukagera hagati hakagira nk'umuntu urwara nk'umusanga itavuga ati ibyo se kandi ubizanye gute rose umuntu urwara uramushaka wiki umukolerike muri yo nama agahita ababwira ati nuko yarwaye bishakira igisubizo tuzamujyana kwa muganga ufite ikihe kibazo ariko umuntu witwa umumelankolike we abashaka ibintu byitwa orere kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu ujya usanga n'imyenda ye yayiteguye avuga ati iyi ni kuwa mbere iyi ni kuwa kabiri iyo mubanye n'umuntu umeze gutyo mushwana kubera ukuntu ateye niba ari umuntu w'umumelankolike akunda orere wavuze ko kuwa gatatu tuzarya ibi nibi uvuga ko kuwa gatatu uzadusohokana no mu bana bacu babamo kuwa gatatu agahora acunga kuwa gatatu agatakubwira ati papa warambwiye ngo kuwa gatatu uzatujyana hano hana ni abantu bakunda orere mu buzima bwabo ni abantu bari hotuma creative ahora acreating utuntu muri bo bakunze kuba n'aba artiste ntabwo ajya yicara adafite utuntu ari gucreate aracreate ni umcreative cyane abafite utuntu twinshi ari gucreate ikindi ni abantu baba independent ntabwo akunda kudepandana n'umuntu umureka akora ibintu bye ntukomeze kuza umuhagararira hejuru kuko nukomeza kumubaza none se bya bintu wabirangije none se bya bintu utangiye kumuvangira uri kumuzamurira isukari niba wamuhaye inshingano mwizere uzireke azikore nuko bamera n'abantu baba independent defo zabo nizi bagira defo yo kuba trop prudent kugira impungenge z'ibintu biri bugende nabi buri gihe ahorana impungenge zidashira n'abantu bashobora kugira depression byoroshye nibo bantu bajya bagwa mu kintu cya depression cyo kihungabana kuko ibintu biba bitagenze neza aba yaramaze iminsi ye n'imyaka apanga ibintu kuntu bizagenda iyo bigenze uko atabitekereje agwa mu ihungabana kubera ko ibintu biba bitagenze benshi mu bantu bagira ihungabana bakunze kuba ari abamelankolike niko babita ni abantu baba anxieux bahorana ituntu tw'intimba tudashira ni abantu bahorana uduhinda mu bintu biri hano we ababona ibibazo mu bintu uyu ni umweru agahita avuga ati ariko harimo utuntu tutagenda none se utwo tuntu uradushaka wiki kubera ko abasange bo ni abantu barebera ibintu muri rusange umumelankolike wahita akubwira ati nubwo ari umweru ariko hari utudomo 7 aba yanatubaze akakubwira ngo ni utudomo 7 uwo muri ari umugore wawe cyangwa umugabo wawe ntabwo ashima ni gakeya agushima iyo umubwiye ngo nabikoze neza ahita akubwira ati ubu se wabikoze neza buriya se ntiwishe gahunda ahora ashaka ikibazo ahantu hatari ikibazo niyo defo yabo ni abantu bahorana agahinda ni abantu baba malere baba bashaka ibibazo n'ahantu bitari kwa kuplanifia iyo umugushijeho projet atari wowe wayitekereje aragukasa ni abantu rwose bagendera mu tudetaye twinshi tudafite n'ahantu duhuriye rero iyo abaye umugabo wawe arakujena ukajya uvuga ati uriya mugabo ajya muri detaye ngo twakoresheje amakara angana gute ngo uyigaze kwishize vuba wowe utanibuka wenda uri nk'umusange utibuka uvuga ati naguze gaze ariko umumelankolike amenya itariki gaze yinjiriye mu rugo itariki wamubwiriyeho ijambo itariki wavuze ibi akazamenya iyo tariki n'ibindi bintu akazamenya detaye ya buri kantu kose iyo uwo muntu mubana rero niryo rya jambo twasomye rivuga ngo umwuka w'umuntu ni urumuri yahawe n'Uwiteka rusesengura ibihishwe mu mutima
umwuka, icyiza cyo kugira umwuka w'Imana nicyo ni ugusesengura ngo uyu muntu tubana, uyu muntu w'umwana wanjye, ese ushobora kuba umwana witwa Jeanne uri kumukubitira ko ajya yica gahunda kandi wenda ari umusange, kuri we ntabwo ari imbata y'isaha, ni imbata ya gahunda. Abasange ni kuvuga ngo ni abantu twumvikanye ko tuzarepeta ibyo kumbwira ngo naje saa 5 n'igice, saa 9 n'igice, ubu se konje washimye ko nahageze. Ariko umumelankolike warakubwira ati wahageze hashize iminota 15 n'amasegonda 7, wishe gahunda rero. Imana rero yaturemye mu buryo butandukanye kugira ngo twese tutagenda tukagwa mu mwobo umwe. Yaremye abamelankolike ibishaka, irema abasange ibishaka, irema abaflegmatike b'abanyamahoro, irema abakolerike babandi baza bagahwitura abantu bakababwira ibintu. Buri projet, buri personalite uko arenye zifite ibyiza byabyo, zifite n'ibibi byazo, zifite qualité zikagira na defo. Icyiza rero ni rya jambo twasomye ryatangiye mu Migani 20:27 ravuga ngo umwuka w'umuntu ni urumuri yahawe n'Uwiteka kandi rusesengura ibihishwe mu mutima. Twige gusesengura personalite z'umuntu, ukavuga ati uyu muntu nze exploiter kalite ziwe, defo ze nzazihanganira. Niko kubaho mu rugo bimera, kuko ntabwo waza ngo uvuga ngo uriya mugabo agira amahane, uriya mugabo arankubita, uriya mugabo aranyanga, uriya mugabo avuga nabi, uriya mugabo agira umushiha, ariko se ibyiza bye wabishyize ni umukolerike, ni umuntu ugira gahunda, ni umuntu ugira projet nini. Wowe icara ibibi bye ushaka ukuntu bimanaginga, ahubwo ufate personalite ze uzishyira imbere, wiga ukuntu personalite ze wazibyaza umusaruro, hanyuma ujye wirinda kumurakaza kuko ni umu aggressive. Ikindi tumenyera i personalite zacu no kugira ngo Mwuka Wera agire ibintu adukoraho. Tujya turirimba ngo ndondora umenye ibyo nkora byose, werekane uko ndi kose, ntifata uko ntari, wemere ngo meze gutya, defo zanjye ni gutya. Uhamagare Mwuka Wera umubwire ngo mvugutira kandi uncure inkamba zimvemo. Inkamba tuba turirimba ni za defo, ni bya miterere mibi, ni twa dukarande, ni twa tunyamushiya, ni twa tuntu tuba tuturimo. Niyo mpamvu icyo ukavuga ati mvugutira kandi uncure inkamba zimvemo. Ukanabiririmbira n'umutware wawe ukavuga ati Mana umuvugutira umucure inkamba zimuvemo, umugore wawe umuvugutira umucure inkamba zimuvemo. Ntabwo rero kuba umuntu afite defo ari uwo kujugunywa, ntabwo kuba umuntu afite defo runaka ari uwo gutabwa no kudivorsa nawe, ahubwo tuzirata nitugera no mu bwami bw'Imana twiratire. Paul yaravuze ngo mbarusha inkoni, ngo mbarusha n'umubabaro muri uru rugendo. Icyiza cy'urugo, icyiza cyo mu muryango ni ukwirata ngo mugenzi wanjye yarateye gutya, none uyu munsi namugejeje ahantu hana, nagize contribution ntanga muri kamere ye, yaracecetse none ubu timidite yarashize, cyangwa se yaravugaga cyane agira gahunda nyinshi, none namushyize ku murongo asigaye atakica gahunda. Nicyo cyiza. Bibiliya iravuga ngo ababiri barutumwe, kuko uyu umwe aguye undi aramubyutsa. Imana itugirire neza. Reka ubutaha tuzige ku kuntu abo bantu bagenda babana, umuflegmatique iyo yabanye n'umukolerike bigenda gute, umusangi iyo yabanye n'umumelankolike bigenda gute. Tubikore mu bwenge. Imana ishimwe ko yaduhaye ubwenge n'ubusesenguzi no gusoma ibyo bintu rwose. No bahanga batandukanye bagiye byavugwa n'umuntu witwa Hippocrate. Hippocrate no muntu bamwita ngo père de la médecine, niwe watangiye ikintu cyitwa médecine. Nundi witwa Galien. Ni igitabo, ni ibintu bivugwa hirya no hino rwose. Umenye ubwo bwenge uvuge ngo uyu munsi niza abantu bane, hari umuntu w'umukolerike, ni umuntu w'umuflegmatique, ni umuntu w'umusange, ni umuntu w'umumelankolike. Hanyuma ushobora kwisanga muri kamwe ukumva hari utundi ufite twari turi hari. Icyo ukora niki? Nukuvuga ngo personalite yawe nahari byinshi, aho wumvise ufite byinshi. None ushobora kuba umusange ariko ukagira n'akantu k'ubukolerike. Ushobora kuba umuflegmatique w'umunyamahoro nyamara uri n'umukolerike ho gake. Ugenda ufataho duke duke bitewe n'ahantu hatandukanye. Ubwo rero wicare usubize inyuma, ujye wegeza imbere, umenye ngo ngiyewe ndaha, umugabo wanjye araha, abana banjye baraha. Murakoze cyane nakagaruka.
mureke dusenge Imana kubwa wa mwuka twasomye ugenga utegeka. Umwuka ategeka ubugingo aribwo buberamo amarangamutima agategeka umubiri ugashyira mu bikorwa. Rero abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Dusenge Imana kugira ngo ibashe kuduha maîtrise de soi no kumenyana. Umwuka urondora byose. Dufite umwuka urondora ababose bacu, dufite umwuka urondora abana bacu, dufite umwuka urondora abatware bacu cyangwa se mu muryango. Reka dusenge Imana. Imana ishobora byose, Imana y'imbaraga, Imana ifite ubushobozi. Tumaze kwiga imiterere y'umuntu n'ukuntu umuntu wamuremye mu marangamutima ye. Turasenze mu izina rya Yesu impamvu y'imiterere Satani yinjiriramo asenya ingo, kuko bamwe ari abakolerika abandi bakaba phlegmatique, akaduhera mu bujiji bwo kutamenya. Uyu munsi turategeka imbaraga z'umwijima gutsindwa. Umwuka wa divorce uri kugenda mu ngo turawusenya, tuwuburijemo, tuwuciye imbaraga mu izina rya Yesu. Ntabwo kutumvikana kose kuri kuba mu bavandimwe ari ugutandukana. Ntabwo umuti wo kutumvikana uri mu miryango ari ugutandukanya. Turasenya imbaraga zitandukanya abantu mu izina rya Yesu. Turahamagara ubumwe, turahamagara urukundo, turahamagara ubwumvikane mu bavandimwe, ubwumvikane mu kwa boss n'abakoresha n'abakora. Mu izina rya Yesu turahamagara uyu mwuka wo kumvikana mu rubyiruko, turahamagara uyu mwuka wo kumvikana mu baturanyi, turahamagara uyu mwuka wo kumvikana no kwakirana no kumenyana mu muryango mu izina rya Yesu Kristo. Mana turagushimiye yuko ubikoze. Umwuka wawe aje gutegeka amarangamutima yacu, amarangamutima yacu nayo agategeka umubiri gukora iby'Imana ishaka muri iki gihe. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye kandi dushima. Amen.